Nose urabona ari kumbaza mu byamba arabona muhetse. Ese urumva ari uko bakamushubije. None ari kumusubiza. Kanirira cyabo kanyamuhanye. Hago shapo uziko kweri wafatishije famille wabo washere wawe mwa gutese wafatishije kabisa abona gukuntu wari umeze wowe na musaza we Yebira zinabishobora kabisa ega nani ugomba kumwiyegereza jyanjye njya gusura mushiki wa nkubitesha kubiteze none zereka nkubaze erega wowe baba ugomba kukuba icyo nicyo cyambere none se bagukubite bakuziza iki ese mbare ngitamwubaha se ngomba kubakunda bose nawe niyo mpamvu nzankubwira none se reka nkubaze ukunda Joli ukunda musaza we Joli nyine mukunda cyane ariko na musaza we ngomba kumukunda kazama mushiki we azagwa mushiki we none se ubundi yamukwima akamumaza iki ni wabimenya ari byabyivanga musha ahubwo se ko nawe ubundi urarwaye cyari muzima waye ikize nta musheri wawe njya mbona muzima umusheri ni ngombwa mwana urabona ntakiri mutoye ngiye ngomba kuzabanza nkitonda byanga byakunda nzamubona mwiza kandi nzamukwereka ndebe uri gusubira ubuhungusha uzamugereka rya nzamukwereka wowe bifate gutyo ndacyari muri umuntu abagishakisha none urabona twatera imbere ndategereje narebe twebwe tubanze dukore ibyacu bitungane ubone tuzamutse ubu nitangira ariko ukubona ko turi kugenda twunguka sinakugiriye inama ukabuzana ibintu by'ibikoma mu mutwe ibi ngibi bizakunda sha ntarebe warakoze sha nyine uko byamera kose nyine nanjye mba mbitekerezaho gushaka sheri nzamba mukwereka nta kibazo ntarebe nahise kambe nkuretse rero ufate n'akayogo uririza umwe mu kanya dore naguhaye abaturanyi narabaguhaye amaraso yabo warayamize uragezwa n'ikiraro sha muvanemo inkweto mwitare uragezwa n'ikiraro kugira impano n'amafaranga batuje hano kureba mufite ikibazo ndabibona ko mbona mwese mudafite ibibazo bimwe hari ufite ikibazo gikomeye bose kugira impano n'amafaranga ntabwo ari njye ufite ikibazo n'uyu mushuti wanjye nari nguzaniye ngo rero ukemura ibibazo byo mu rugo ni wowe ufite ikibazo sha yego rata abakurambere barakunyeretse rwose kugira ngo rero ngo uyishurire ibanga nuko yo sohoka sha sohoka ikomoka urashaka itsinzi yego sha korano fata kamwe bazo gahekinisha homura niko mbwira iki kugenza nyine mu rugo hari abana ba murumuna w'umugore wanjye yego rwose abo bana umukobwa n'umuhungu ariko umuhungu aranzengereje cyane nagiraga rero umwungirira igicucu mugira igicucu ko bikaze turihangana ngeragereje wa mugabo we rero za neza ntoki zawe
shyira umwanzi atumuke ahere ishyanga aka kaboko rero aka kaboko ariko si umugabo we kugira umuntu giwinini ntabwo ari ibintu byoroshye banzumira akazuzi sha ikinya abazi bose bakororeye rimwe ntabwo ari wowe ukoroye ni umwanzi ukurimo wari ukurimo agomba kukuvamo rero wa mugabo we kongeye kuguca amafaranga menshi abakurambere aho bari barasinziriye ariko kugira ngo bakanguke urazana 180. ko ari menshi ngo ko ari menshi nimba ufite make rero uzi icyo ngiye kugukorera ndabimuterereza biramutegeka bize bikwica ndayafite urayafite ndetse n'inzu urayibonye ngiye kubyutsa abakurambere wa mugabo we aratoragura amashashi rwose ubinkoreye neza ntadatoragura amashashi aratoragura imbagara aragenda azihekenya sha 180 urayafite kashi ongera uhekenye sha akazuzi ongera uhekenye aka kagira intsinzi hako nawe waranywe uba wancanze ngewe ubu kari akazi dukoze niko kakunanije agakara akazi sakanje naribeshye kabisa none se nabigenza gute ubwo nyine ubwo nibyo mba kakunaniye ako rero shamumbuye shere kabisa ukumbuye shere wawe shabyo ndamukumbuye kabisa namwe none se umukumbuye kutajya kumusura ajya kuzana ngo wakumbuye se ubu ugira shere we mu cyaro akaba nk'ikigali cyangwa aba n'ahandi hose ntabwo agira igihe runaka ajyayo wakwereka shere nakumbuye neze telefone yawe kumara igiki ntabwo uzi ko aho umuntu atabasha kugira telefone ihamugerera nabuze n'umwanya ibintu nagiyemo rwose si ibyanjye burya hari igihe ukora akazi katarakawe nta mwanya rega ndi kumva ugiye kunanirwa na byose ubwo uzashobore mu gikoma kugira ute ubundi we kuki atibwiriza ngo aze no kundeba karebe yacyo cyangwa wasanga uri mu migati n'amacapati yifitiye undi sheri ku ruhande baba bari kwivuganira ibyo byibagirwe uzi ko nankunda ntabwo yamemukira shana ngenda umufite n'amagambo menshi ahubwo mana ndanisonzeye kabisa ariko mana we ubu ngubu ngiye nkurebye mpita nseka ubeshye ubu urashonje ndashonje nyine sha rubanda mugira inda pe nose reka nkubaze tuvuye hariya hepfo uhekenya amandazi pakiye unyweye litiro y'ikivuguto none uko urashonje nose ubwo ibyo ni ibiryo koko iyo ndani yaguhingirwa reka mbikubwire ibyo ni ibiryo kuba mvuze kurya ngo nakazi ariko ubundi ubona tungana gutyo ukajya ngo tuba twariye nose ubu ngiye ubona gana gutyo ukajya ngo sinariye ubwo sungano tuhagira ngo mara kurya none wagira ngo ubona wagira ngo ntunzwe n'imisigati kubera ngiye kubera ngo ndagutekereza cyane niyo mpamvu ry'ibiryo bikagenda bikagira umumaro si bintumbishe nk'uwanyweye igikoma ngiye ntabwo ntekereza none ndikiwe rero ibitekerezo byawe zimba mbibona shamba reka nkubwire iyo nda yawe kurya nk'ingurube ubusheri wawe azagushobora inda yawe ni indogano n'umunsi reka nze ngende gutekere
nzaba numva ibyawe na sheri wawe n'inda yawe. bindekere sha ibyo bindekere njyewe bindekere. uyu muti nuwukoresha nabi n'umwuzukuru wawe aragenda, ariko nuwukoresha ibyo nkubwiye urakira sha. abakurambere barera bambwa uzamuka ukangirira kiriya kiroge cyo gatumbagana cyo kwitwa n'umuruho cyo kwitwa n'agahinda. reka rero reka umugire ikivagondo. uyu mukiri ureba nawe zagukorera, nawe zamutamba, zamuzana nk'uko nakuzaniye abandi. zanira umuti umuti we. wa mugabo we uramanya amahirwe. uzi ukuntu bambwiye rwose ngo ugiye no kuzadukorera, ngo ugiye kubura ijoro. urumva amahirwe ufite? nijoro ntuzaribona, uzigira ikuzimu, uzibanire n'abakurambere bazagufashe. yo mbega umuruho. rero dore inganje ntabwo nagira nakuhagiye. ngomba kukuhagira ku buryo umwanzi wese atazakugenda inyuma cyangwa imbere. siko bimeze? yego sha. ikaze mu bakurambere, dore barakwakiriye. yo mbega umwana mwiza. rero ikindi munsi y'urugo ugira ute unyanyagiza impande zose, iburyo ibumoso, amajya n'amaza hose uwatse uvuga ngo dore akabi, dore akabi, dore akabi. ubivugisha umunani. n'ubusanya urakinduka, ariko nubikora neza azajya gutoragurira imyanda buri gitondo. ibyo ushaka ubigezeho, intsinzi urayibonye. ariko uzagire uzibuke gutura abakurambere, sibyo? murakoze. uwo muhungu rero nawe naze mukore kumugisha, atazakuvamo ndamugirije wenyine. ngwino we fana minga bake chocho na kuomba. mwanzo y'abakurambere nawe ukinwa. bamwagire nawe igitambo kizima. ntuzahorana we nta mwanzi wagukandagira. nawe uratsiritse sha, uratsiritse. urwo rutwi rwawe ruza ibi bikoma bizakuvemo. biraremeresha. ngaho genda. tumuka se. mugendane n'abakurambere rwose.
tugeze mu rugo rero. rero nkubwire ngabo nkubwire njyewe kiryango uko byamera kose niba ufite ikibazo ugomba gukora ibyo muganga yakubwiye neza. Umva kubwira njya ahubwo ndabikora neza kurushaho shyiremo n'akarusho kuri kose. Rero nyine twagiye aho twagiye wahabonye tumaze umwanya reka nze rero mbenda uburyo urabona ugeze mu rugo reka nanjye ndasubiye mu rugo uko byamera kose ejo mu gitondo uzambwira uko bimeze. umva nkubwira ahubwo wowe uzinduke busohoye ubundi tubyina intsinzi ni ukubyinira ku rukoma gusa. umva reka nkubwire mu gitondo uri kwirirwa ubimbwiriza mu gitondo njyewe ndazinduka iya Rubika nze kureba ukuntu kari agahungu ngo ni Karesi kari kubyinira ubusa gasekera n'umwanzi katazi. umva icyo nzi cyo reka mbe nkuretse naha mu gitondo. Sawa inkoko niyo ngoma zari biwange. Sawa sawa. hasi mani ko ndeba ndimo nitegura ndeba wowe utitegura uyu munsi ntabwo uri bukore. ndumva nanegekaye ndumva ndwaye kabisa. uri kumva wanegekaye ngungu iki ndumva narwaye ndumva nanege mfite mwana. uri kumva warwaye kagiye nkuru ese ubwiwe ni inkuru none se warwaye iki shabanza ari umutwe kabisa. warwaye cyangwa wanyweye igikoma cyinshi none cyagutumbishije. igikoma se nabyaye wabyaye inda yawe reka ndabizi ni umunsi ahubwo wowe gabanya ibintu by'imiteto byo warwaye ikizi. nyamara rero reka nkubwire ushatse wakura amaboko mu mufuka ukaza tukajya gukora tugashaka amafaranga. ese urabona amaboko ari mu mufuka cyangwa ari hanze ko ashobora kuba ari hanze ariko nta mumaro afite. hajya uma amahoro cyangwa nyamara ndabivumbuye wasanga ari iyindi impamvu yo kugira uti ujye ijoro agiye gusura ko hajya ungabanya itiku koko. Barega ntabwo napfa kukwizera ubundi ikintu uba washyize imbere ni inda n'ubunebwe nta kindi. ubu urabona ririnda ntabonera n'amagambo nawe ijyana no gutuma ngo muzanire iki ibinini by'umutwe. amubwire nzaba ndeba kabisa reka nigendere ubwo niba ufitanye visite na shere wawe sinamenya ibyo ari byo. nzaba ndeba se umwana w'umunyarwanda se. ushatse wakura amaboko mu mufuka muvandimwe. ese ubu urabona ari mu mufuka ubundi. Carame. Vano. se na muheto namusize hano agaramye ngo yarwaye nta namusanze mu rugo aba yagiye he size ngarwaye mu nda urwaye iki ese yakize bishoboka ese nimba yakize yakijijwe n'iki Trabalho bastante para trás. Ndagapushira ndi. Wendi kubona uturi imibi ugira ite?
ibi ntibishoboka pe ibiki bidashoboka ibi ntabwo bishoboka nta n'umuntu wabisobanurira ngo abyumve ibiki ntabwo nzisha gusa ibi birasekeje pe nawe ngiye kubabara ariko nsanze ari ntama none se reka nkubaze si wowe nasize hano uryamye urwaye inda wayishyize hejuru ngo ngaho ngo urarwaye ngo umuntu wari urwaye iki wari urwaye inzoga njyewe wasizemo icyaka cyari kinyishisha ntabwo nari nzi ko ibi ngibi bikibaho kabisa muri iki gihugu aho umuntu umugira inama ntiyumve reka nkubwire baravuga ngo umurage w'umugwari ntugira igitabo ntabwo reka nkubwire ugiye kunongera se ubwo ni ubugwari mba ndoga nk'umukoma ugiye kunongera we ntabwo ubundi wamuha amazi nk'inywera ariko reka nkubwire ibi ngibi ntabwo byumvikana bigomba no gusohoka wamuha amazi nk'inywera uri kuza unkanga noneho ugiye kunywa amazi wamuha amazi nk'inywera